Rwanda wavuga ati abangaba nyine bafite standard yo mu Burayi kabisa ku buryo ashobora kuva muri Afurika akajya wenda tuvuga akava nko mu Rwanda akajya nka Niger agakubitana ingoma na Wizkid cyangwa Iyanya cyangwa n'abandi nka ba Irasta? Okay, buriya ngewe uko mbibona buriya nka Bruce Melody akubita indirimbo nkande nka so navuga nkande koko ya Bruce Melody nawe arashoboye arabasha ya nyine tu mbambona nawe ari mu bantu nyine nemera ya abandi batandukanye na Chrissy arabasha Kevin Kade ari hejuru ya umva ni umwinspirator wawe ugereranyije ubundi Clement yakwigishije iki mu buzima bwawe? Okay, Clement ikintu yanyigishije cya mbere ni ugukora cyane kandi gukora ufite intego ku buryo udakorana na ntego ukora ufite intego nicyo cya mbere kandi gukora ufite intego n'iryo shema ikintu cya mbere Clement yanyigishije mu buzima ni ugukora cyane kandi ugakora akazi ugakunze. Tubaye ikaze kuri Bosco Cinema 26 hano dufite umutumirwa reka tumuhereza bibyire. Ngewe nitwa Kizimana Bilali ahantu hose nitwa Kizimana Bilali YouTube ngewe kuri TikTok na Kizimana Bilali FILME na Kizimana Bilali ariko amazina yanjye y'ababyeyi banyise nitwa Kizimana Emi. Se kweri cyo wise Bilali uri umuyisilamu cyangwa ntabwo uri umuyisilamu? Ngende umusiramu. Iki kibazo n'ifite cy'amatsiko. Bilali bimeze bite se mani? Yabana fresh kabisa bro. Abona ufunzemo neza cyane mani. Ese wafite ahantu wambarira se kumona cyangwa ni hatari mani watubwira? So ngewe nambara ariho hose ko ntabwo mfite umuntu nyambika nambara ariho hose. Okay, ndashaka kumenya umutumirwa dufite rero twa Kizimana Manuel ariko afite nickname yitwa Bilali. So tumaze kumenya ko ari umuyisilamu, ndashaka tumenye ubuzima bwe. Ese Bilali ni muntu ki, yavukiye hehe, akora iki? Okay, ngewe nitwa Kizimana Bilali navukiye mu rugo ni mu karere ka Bugesera Nyamata. Niho navukiye. Ubu tuvugana ngewe ndi umushoferi ariko nyana filime nyarwanda nakinye muri Kiramani nakinye muri Gashoka nyine na n'ubu bita Shitani. Numva nicaranye n'icyamamare cya Danger rero. Ese Bilali mfite ikibazo cy'amatsiko ngomba kukubaza, sinzi ni uri ready kunsubiza cyangwa utari ready? Ndagusubiza nta kibazo. Okay, ikibazo cyane cy'amatsiko gitegura cyane. Ese Bilali ni single, afite girlfriend, afite umugore? Afite nyine kwa ndashaka kumenya Bilali ari we hanze ya sinema cyangwa hanze y'ubushoferi. I'm single search. Abakobwa rero abakobwa mwe mukurikiye channel ya Bosco Cinema 26 dore uyu musore ni single kandi ni bogari akozi baba dore rero ngari single nyine dore migaragaza nyine. Okay, Bilali none se kuki sinema wabaye yihagaritse byagenze gute? Tunyuremo muri makeya ubuzima bwawe nyine cyatumye uva muri sinema. Urumva njya kuyivamo impamvu yabivuyemo nuko nahise ndamujyanye no gutwara nahise mbona akazi ko kujya gutwara nyine mbihagarika gutyo. So niyo mpamvu yatumye mbihagarika. None se Bilali ikibazo cy'amatsiko, uramutse ubonye indi opportunity izindi gahunda zatuma ugaruka muri sinema, uri ready kugaruka cyangwa wabivuyemo? Njye am ready, njye ndi ready. Ubwo rero nukubyira boss wa Bosco Cinema 26 akarukuntu yakongeza ajya gushira muri team yiwe. Ese uri tayari ko mwakorana? Njye ndi tayari gukina muri Bosco Cinema 26. Ndi ready. Ndumva ari sawa rero, ariko tujya mu buzima busanzwe bundi turi inshuti bisanzwe ariko nari maze iminsi nakubona. Ese wambye kuri umushoferi, ese nibyo byatumye ubura cyangwa hari ibindi ugiyemo? Nibyo byatumye mbura kubera ko akazi kanjye nta time mbona time nyine nduhuka ku cyumweru. Urebye kubona time mu misanzwe biragoye ariko ku cyumweru mba mari kabisa. Rero
murakoze cyane twishimiye kubakira kuri Bosco Cinema ngo 26 ngo nitubakenera. Yes Mr. Bilali, nyuma y'igihe umaze ukina filime nyarwanda mu Rwanda, buriya nka filime nyarwanda industry yaho iyo uyirebye ubona ikeneye iki ugereranyije n'izindi filime z'ibindi bihugu? Uko mbibona njyewe ku giti cyanjye uko bimeze uku nta kibazo, kuko bitandukanye n'ahambere n'uko byahoze. Ubu ngubu urebye kabisa ni fresh kabisa, abantu barakora cyane kandi bakabigaragaza kandi bakajya n'urukundo muri sinema. Urugero nka Kiramani man, niwe muntu nyine mfata urugero rufatika kabisa, kuko nakinye muri Kiramani, ariko Kiramani nyine it's okay man, fresh kabisa. Kiramani ashobora kuba ari umu-inspirator wawe ugereranyije n'abandi? Wenda Kiramani ndabyumva mwaranakinanye uko bisa kose, hari n'ubufriend mwamufitanye nk'umuntu ugereranyije n'abandi, nyine ufite ukuntu wamubonye. Ese ubundi Kiramani muri make ukumotivatinga nk'umuntu w'umujene w'umusore, ndabona ukiri mutoya kandi nawe urakora cyane, urumva uyu munsi usigaye uri umushoferi, ariko mu Rwanda sinema ziragabura, abandi barakora nka Kiramani. Ndumva ni umu-inspirator wawe ugereranyije. Ubundi Kiramani yakwigishije iki mu buzima bwawe? Kiramani ikintu yanyigishije cya mbere ni ugukora cyane kandi gukora ufite intego, ku buryo udakorana na ntego. Gukora ufite intego nicyo cya mbere, kandi gukora ufite intego niryo shema. Ikintu cya mbere Kiramani yanyigishije mu buzima ni ugukora cyane kandi ugakora akazi ugakunze. Bilali, komereza utere ikirenge mu cya Kiramani. Ni byiza kabisa, ufite ikintu washingiyeho, nawe uri umuntu mukuru ujya kumwemera. Urebye niwe muntu wa mbere umurugero, so nyine ukuntu yitanze nuko yitwaye, kuko ndamuzi kabisa uko yitwaye nuko ameze ubu. Respect kabisa, umusaza yarakoze cyane kabisa. Respect kabisa. Shout out kuri Mr. Kiramani, komereza aho ngaho Kiramani, abasaza barakwemera, komereza nk'umusaza. So Bilali, tutagiye kure, buriya filime nyarwanda urebye n'andi masinema yo muri Afurika, tutagiye muri Europe, ubona mu bihugu byo muri Afurika byibura nk'u Rwanda kuri sinema yarwo ugereranyije n'umuziki waho, wabishyira kuri standard ingana ute? Ubuse navuga ngo iki koko? Wenda uko biri mu Rwanda n'ibindi bihugu wenda bya Afurika, gusa Nigeria bari hejuru tu. Nawe se umuziki waho mu Rwanda ubona ute? Umuziki wo mu Rwanda nawo naribi kabisa. Abahungu barigaragaza bagakora, bakatwereka impano zitandukanye. Respect kuri bo kabisa. Abo bahungu se ni nk'abandi ugereranyije ubu ubona mu Rwanda? Byibura mbwira nk'abastari 5 mu Rwanda wavuga ati aba ngaba nyine bafite standard yo mu Burayi kabisa, ku buryo ashobora kuva muri Afurika akajya, wenda tuvuga akava nko mu Rwanda akajya nka Niger agakubitana ingoma na Wizkid cyangwa Iyanya cyangwa n'abandi nk'aba Irasta. Buriya ngewe uko mbibona, buriya nka Bruce Melody akubita indirimbo nkande so navuga nkande koko. Bruce Melody nawe arashoboye, arabasha, nyine mbona nawe ari mu bantu nyine nemera. Abandi batandukanye na Chrissy arabasha, Kevin Kade ari hejuru. Shout out ku basaza, much respect to them. Respect kabisa kuri bo, abasaza bubahwe. Bilali, komereza aho rero, nawe ugerageze ukore, nawe dore ejo ni heza kandi ibyiza biri imbere. Nk'umujene urabona ko uyu munsi icyo ugezeho, ejo ni heza, mbese ukomeza ukore cyane. It's okay, kandi mwakoze kuntumira kuri Bosco Cinema 26. Mwakoze cyane. Bilali, nawe urakoze cyane, wakoze kuduha umwanya wawe, uduha igihe cyawe, wakoze cyane. Imana iguhe umugisha, tuzasubira ubutaha. Namwe Imana ibahe umugisha.